Bakunzi ba Birwa TV ndabashuje n'ibisanzwe turi kuri Birwa TV turi kumwe na mama Berwa ndabashuje nizere ko mumeze neza natwe tumeze neza tuje mu kiganiro nk'uko bisanzwe na mama Berwa. Uyu munsi rero nifuje nanone kubaganirira ku bintu bibiri bishobora gutuma umuntu agira amahoro cyangwa se yumva anezerewe. Ikintu cya mbere gishobora gutuma ugira amahoro ni ukuba usenga, ni ukuba ufite Imana mu buzima, ni ukuba usenga ufite Imana mu buzima, wizera Imana nk'umwami n'umukiza, wizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima. Iyo wafashe Imana ukayegurira ubuzima bwawe aba ari byiza. Ikindi kintu cya kabiri nifuje ko tuganiraho gishobora kunezeza umuntu cyane ni ukuba ari afite urugo rwiza, urugo rw'umugisha, afite umugabo mwiza bakundana, afite urugo rw'umugisha mu yandi magambo, kuko na Bibiliya bivuga neza ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Ikindi kintu cya gatatu kinezeza umuntu cyane ni ukwikorera ukaba mu buzima bwawe bwiza. Ibi bintu bitatu nibyo nifuje kubaganiriraho kugira ngo tubashe gutandukanya ubwo buzima. Njyewe nabaye mu buzima bwo gukorera abandi, mba no mu buzima bwo kwikorera, mba no mu buzima bw'ubuyobozi mu bice bitandukanye. Urumva rero mfite experience y'ubuzima bwinshi. Mbere na mbere ariko ko tugira icyo tuvugana, iyi ngofero nayo ndi kuyamamaza umuntu wayikunda nk'uko nyambaye yanyandikira, yaca kuri WhatsApp akanyandikira. Nimero yanjye ndi gukoresha ubu ngubu ni 0759565044. wanyandikira kuri WhatsApp ukambwira ngo mama Berwa iyi ngofero nayikunze, nayibona gute, ngashaka uburyo nyikugezaho, biroroshye. Ingofero rero iri ku isoko nayambaye ngo murayikundisha, nayambaye ngo munayikunde muyigure. Reka rero twikomerereze muri ibi bice nari maze kuvuga. Igice cya mbere navuze ngo kuba ufite Imana mu buzima bwawe niho hari ibyishimo. Impamvu nabanje iki gice cyo kuba umuntu afite Imana, hari n'umuntu ushobora kugira ibya mirenge adafite Imana ariko ntanyurwe. Bikubiye mu ijambo rimwe rivuga ngo kwizera gufatanyije n'umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Bikubiye muri iryo jambo rivuga ngo kwizera gufatanyije n'umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Rero iyo ufite Imana muri wowe, nta by'ibihe nta bizaza bishobora kugucanga, unyurwa n'ubuzima urimo, unyurwa n'imibereho urimo, uranyurwa muri byose. Noneho igice cya kabiri navuze ni igice cy'urugo rwiza. Urugo rwiza, urugo rwumvikana, umugabo n'umugore bajya inama, ni urugo rwiza. Kuko iyo ugize ikibazo, iyo ufite nk'ikibazo nk'ubu tuvuge nicaye hano nshobora kuhahurira n'ikibazo nkumva, ariko nkavuga ndahura ryari n'umutware wanjye muganiriza ibyambayeho, nawe twahura akampumuriza. N'iyo ikibazo kimfashe niwe muntu wa mbere ushobora kubwira, n'iyo mugeze mu rugo mwamuseka muganira. Mbene ikindi kintu gitanga ibyishimo ni urugo rwiza. Rero kugira Imana mu buzima, umuntu agomba kubigiramo uruhare, agashaka Imana akayegurira ubuzima bwe bwose. Ushobora kuba usenga ariko utazi ko Imana ariyo mugenga ya byose, ukumva hari ibindi bintu ugomba kwirwanirira. Oya, jya umenya ko icyo wakoze cyose kikemera byavuye mu bushake bw'Imana cyangwa byavuye mu kiganza cy'Imana. Iyo ibyo bisobanukiwe ubasha kugira amahoro. Rero n'urugo rwiza hagati y'abantu babiri bashakanye baharanira kugira urugo rwiza. Bari n'umutware waba bari ku kazi cyangwa se umupapa wanyu. Mu rugo iwacu twivugira papa wacu cyangwa se tukivugira umutware wacu, dufite uko tubivuga. Akaba ari nko mu kazi, ukaba wamuvugisha hagati ye cyangwa ukamwoherereza SMS, binamutera morale yo gukora. Ukagira ubundi buryo ushobora kumuvugisha runaka, mbene ugaharanira ko urugo rwawe ruba rwiza. Wabona n'igishobora gutuma urugo rwawe hazamo inkomyi ukakirinda. Ni mu bintu runaka ashobora kuba adakunda cyangwa nawe udakunda, yaba ku ruhare rw'umugore n'umugabo, tugomba twese guharanira ko urugo ruba rwiza. Rero ibi bintu bitanga ibyishimo. Ni ukuri kugira urugo rw'umugisha bitanga ibyishimo mu buzima. Ikindi kugira urugo rw'umugisha bitanga ibyishimo mu buzima, bitanga amahoro mu buzima. Kabone niyo mwaba mwariye mutariye ariko mba mufite ibyishimo. Niyo haba hari ibibazo bibugarije mugira uko mubiganira bigatanga ibyishimo. Impamvu navuze ngo uru rugo rw'umugisha
rurafatikanye. Umuntu ashobora kugira ibya mirenge ntanyurwe, umuntu ashobora kugira ibya mirenge byinshi cyane byinshi, ariko ntabashe, kubera adafite urugo rw'umugisha, ntabashe kubona ibyishimo. Ni ibintu dukunze kubona, ukabona abantu rwose baratunze, ariko ukabona abantu ntabwo bishimye, abantu ntabwo banezerewe, abantu ntabwo urugo rwabo ari umugisha. Ntabwo mbene ukumva umuntu, hari nk'abapapa tuzi barara mu kabari, akarara mu kabari pe, akarara mu kabari atari uko yabuze uburiri, akarara mu kabari atari uko hari icyo yabuze, akarara mu kabari kubera yuko agera mu rugo umugore akamusteresa. Inshuti badamu, mujye mumenya n'utuzi abantu bakuru, umugabo ataragera mu rugo, umugabo atararuhuka, umugabo atarabona amahoro, ugasanga umugore ahise amusteresha, amubujije amahoro, akoze mu mifuka ye, amubajije amafaranga ku buryo bwihuta. Ni ngombwa rero ko ugomba kumenya n'akazi umugabo wawe akora, ukamenya ngo nakwitwara gute, namusaba kurusho gute, nakora mu buhe buryo kugira ngo nuruhe umutima, ku buryo umugabo niba avuye mu kazi abona itandukanirizo ryo mu kazi no mu rugo. Umugabo n'umugore ni uko, umugore niba avuye mu kazi abona itandukanyirizo ryo mu kazi no mu rugo. Urugo rwiza rero ni umugisha. Icyo ni icya gatatu nababwiraga gitanga umunezero. Icya kane rero ni ukwikorera. Kwikorera bitanga umunezero gute? Igihe ushakiye urafunga. Nababwiye ngo nagize amahirwe yo gukorera abandi no kwikorera. Igihe cyose ushakiye, bitewe n'ibintu ukora, bitewe na gahunda ugiyemo, urafunga. Ariko iyo ukorera abandi, ntabwo igihe cyose ushakiye ushobora gufunga ngo uhagarike biro y'abandi. Ntabwo waba uri mu kazi runaka ukorera undi ngo umubwire ngo ngiye ahangaha, kandi hantu washoboraga no kuba bagufitiye inyungu kurenza ibyo wari urimo, ariko kuko utikoresha bya bindi ukabihomba. Rero kwikorera nabyo ni byiza, ni byiza, birakubohora, biguha amahoro, nta pressure y'umuntu ibikuriho, nta kwikanga uba ufite. Njyewe nakoreraga abandi sinasinzire kandi ntacyo bantwaye, cyangwa uyu munsi ntiwiporogaramu uvuge ngo ndakora iki, ejo nzakora iki, nabyo ni inzitizi. Rero nababwira ngo ibi bintu bitatu bitanga ibyishimo, ibi bintu bine bitanga ibyishimo. Haranira, kandi byose biraharanirwa. Kugira Imana mu buzima biraharanirwa, ukayigira ko ari ishobora byose mu buzima bwawe. Kugira urugo rwiza ari umugore n'umugabo biraharanirwa. Icyo ni icya kabiri. No kugira bizinesi nabyo no kwikorera biraharanirwa. Ushobora gukorera abandi ariko ugashakisha amafaranga, ukavuga uti mfite intego yo kuzava mu buzima nari mboshyemo, nkibohora nanjye nkikorera. Rero byose karibu mama. Inye shampo ndayifite. Byose biraharanirwa. Rero n'akazi ndimo, ndi no mu kazi, nababwiye ko byose ibiganiro tuzajya tubikora tunaganira. Rero niyo mpamvu nababwiraga ibi byiciro bitatu: ibyiciro byo kwikorera, ibyiciro byo guha, ibintu byose aho biva bikagera biraharanirwa. Kugira ngo ugire ubuzima bwiza biraharanirwa, kugira ngo ugire urugo rwiza biraharanirwa, kugira ngo ugire Imana mu buzima biraharanirwa, kugira ngo wikure mu bubata bwo gukorera abandi biraharanirwa. Ushobora kubakorera umwaka umwe, ukabakorera ibiri, ukabakorera itatu, ukavuga utari ku mwaka wa kane nzikorera. Niba hari ikintu hakunda mu buzima ni ukuba utakwiporogaramu. Ni porogaramu, murareba maze iminsi ni mu bihugu by'Abarabu, ndi muri Omani, ariko nifitiye umunezero. Ntabwo ndi gukora ibintu bihambaye, ariko mfite umunezero. Nshaka ndafunga ngende ndyame ngaruka. Numamagara ngo nje mu rugo twisengera Imana, ndafunga njye mu rugo nisengera. Nihagira ikintu kiba ndafunga. Si uko mfunze kuko nayagwije, ariko ndareba ikihutirwa mbere. Ibintu byose birakenerwa, ariko hari ikiba cyihutirwa. Ariko kuba utakwiporogaramu uri umuntu mukuru utakenera ikintu, nabyo biramuha. Ni byiza ko wakorera abandi, ariko ukagerageza ukavuga uti nzabivamo vuba. Rero nabagiraga inama y'ibintu bishobora kuguha ibyishimo, y'ibintu bitanga umunezero, y'ibintu bitanga amahoro, y'ibintu bituma umuntu abohoka. Icya mbere twavuze ko ari Imana mu buzima. Njye ikintu cyose, kuko udafite Imana niyo waba uri mu bya mirenge ntabwo unyurwa. Twavuze Imana. Icya mbere first of all ni Imana mu buzima. Imana niyo itanga amahoro. Baravuze ngo bubatse atari yubatse wakubakira. Icya kabiri twavuze ni urugo rwiza. Icya gatatu twavuze icya gatatu twavuze
twavuze ku kazi ko kwigenga. Rero turashoje, mwari muri kumwe na Mama Berwa, n'ubundi mba ndi mu kazi nzajya nshyiraho uduce dukurikiranye. Niba unyuzwe nababwiye ko n'iyi ngofero iri ku isoko mwamamagara ayibagezaho. Niba unyuzwe kora subscribe, share na comment, tujye tubana mu biganiro bya buri munsi ni uduce ku duce, yego tuzajya tubana. Murakoze rero, mugira ibihe byiza. Nimero mwanshakaho ni 0795565444. Mwari muri kumwe na Mama Berwa, nakagaruka.